Dore intambwe 10 zituma umuntu agukunda kurusha abandi bose. Umuntu ntakundwa n'umuntu umwe, ariko niwe uhitamo amahitamo y'uwo bari bukundane. Umuntu akundwa n'abantu benshi, aporopozwa n'abantu benshi, ariko uwo muntu niwe uhitamo umwe muri abo ngabo bose kugira ngo bakundane. Rero zino ntambwe 10 iyo uzikoze neza bituma umuntu agukunda kurusha abandi bose. Kwihuse ni impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere ni ukumwubaha byimazeyo. Umuntu wese buriya akunda ahantu yubashywe. Nubwo uwo muntu mukundana, kumwubaha amagambo, imyitwarire n'imbere y'abandi, ibyo ngibyo bigira urukundo akamaro gakomeye. Impamvu ya kabiri, kumwumva no kumwitaho. Gutega amatwi amarangamutima ye, ukamenya ibyo akeneye nubwo yaba atabivuze. Buriya umuntu yumvishe yuko umwitaho, ukamenya ibyo akeneye nubwo yaba atabivuze, ibyo ngibyo bituma agukunda birenze. Rwose bituma yagukunda kuruta abandi bantu bose. Impamvu ya gatatu, kuba inyangamugayo kandi ukaba wizerwa. Ntukavuge ibinyoma, ntukagira amayeri, kuko buriya icyizere niryo shingiro ry'urukundo. Dore impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu agukunda kurenza abandi bantu bose. Gutanga igihe cyawe. Nubwo waba utama amafaranga, ariko gutanga igihe cyawe. Guha umuntu icyo twakwita attention, kumuba hafi mu bihe byiza n'ibibi, ibyo ngibyo bimutera kumva atari wenyine. Rero umuntu ahantu hose aba atari wenyine, yaba ibyiza cyangwa ibibi, ibyo ngibyo rwose nta kabuza ahita agukunda kurusha abandi bose. Iki kiganiro ni inama y'umunsi, kinyuzwa kuri Big Win TV. Ni ukuri niba wagikunze dukore subscribe. Dore impamvu ya gatanu, kumusetsa no kumutera ibyishimo. Buriya umuntu ukunda ntukagume mu magambo aremereye cyangwa ibirebana n'umuhangayiko gusa. Kwirirwa umubwira ibintu byaguhangayikije cyangwa iki, ibyo ngibyo akenshi hajya adashobora kuba hajya akeneye kuba atashaka kubyumva cyane. Ariko buriya umuntu ukunda iyo rwose umusetsa ukamutera ibyishimo, ukamubwira amagambo meza, byanga byanoga, ibyo ngibyo bituma agukunda kurusha abantu bose. Dore impamvu ya gatandatu. Impamvu ya gatandatu, kumushyigikira mu nzozi ze. Umuntu ugukunda cyane cyane agomba no kwizera ejo hawe, inzozi zawe, hahandi abandi baguca intege. Buriya umuntu ugukunda cyangwa se umuntu kugira agukunde cyane, ni uko uzaza ukamutera imbaraga, ukamubwira yuko bishoboka mu gihe abandi bose banze kumubwira yuko bishoboka. Impamvu ya karindwi, kumwereka ko wihariye ku bwe. Kumwereka yuko nawe kandi yihariye ku bwawe. Mubwire ko adasa n'abandi, mubwire yuko asa nk'impano mu buzima bwawe. Ntumufate nk'ibisanzwe, ahubwo umuha agaciro kihariye. Niba umuntu umukunda byihariye, rwose nta kabuza ahita abona yuko umukunda. Tugomba kubaha abantu bose nk'uko tubisabwa, ariko umuntu umukunda urabigombwa kandi noneho byihariye kurenza abandi bantu bose. Dore impamvu ya 8, gukomera ku isezerano. Niyo byaba ibintu byoroshye nko kumuhamagara, iyo wabyemeye ugomba kubikora, kuko ibyo ngibyo rwose bituma muri we yumva yuko amasezerano ugomba uyubahiriza. Bose akahita yibera umwizerwa kuri we, uko wumva nyine amasezerano uyaha agaciro. Dore impamvu ya 9, kwirinda kumubabaza nkana. Niba wakosheje, saba imbabazi, umubwire ukuri ku bintu byose byabaye, kandi uzirikane yuko agahinda ke ari nako kawe. Umuntu buriya iyo umubwiza ukuri ukamusaba imbabazi, ukamubwira ibintu byose byabaye nta kumuhisha, bituma nawe muri we yumva yuko utamubabaza rwose. Niyo mubabaje ukabisabira imbabazi, ariko ukamubaza utanabigambiriye, akaba ibintu byabaye nk'uko izindi agisida zose ziba. Ariko iyo wibutse kumusaba imbabazi akagutega n'amatwi, byanga byanoga, arakwikundira pe nta kabuza. Impamvu ya nyuma, kumwitaho, kumenya uko yiriwe, kumenya uko ibyo akeneye, ibyo ngibyo na n'indi mpamvu ikomeye. Niba umuntu uzirikana kumenya uko yiriwe, ukazirikana kumuha ibyishimo, nta kindi izo ntambwe 10 zikurikije zituma agukunda cyane kurenza ba bandi.
Dore rero ijambo cyangwa se izingiro ry'ibintu byose twavuze. Urukundo nyakuri ntiruboneka mu byo umuntu atunze, ahubwo ruboneka mu buryo umuntu yitwaye. Iyo witwaye neza uba igisubizo cy'abandi, kandi iyo witwaye neza abandi bagukunda kurenza abandi bantu bose. Ni ukuri, iyi ngiyi ni Big Win TV. Iyi ngiyi nanone ni inama y'umunsi, naho njyewe uyibagezaho ni Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao.